sinzi ntabwo abantu benshi bazi profile yawe uri umupapa uracyari ingaragu ndacyari ingaragu nta mugore ngira nta n'umwana ariko mba numva nshaka kubigira nkaba umugabo uhamye ufite aho naha mwana yapa hari icyabikubujije ikintu kiba kibimbuza ni uko abantu bakeka ko dufite abakobwa benshi dukundana ariko mwabo benshi nta n'umwe muzima uba urimo mwana so rero kubona umwana mwiza utari igihomora mwabana biragoye abagore ni ikintu cyabuze nawe uzagira ukubeshya cyetse wishakira kuryoshya ba bandi bo kuryaho wigendera abo ngabo n'ejo mu gitondo namubona ariko wa mwana uzasiga mu rugo ugasanga ibintu biracyari uko biri ugasanga arakubaha ntabwo mwirwa muhanganye aguha amahoro wa mwana uzasiga mu rugo ukumva wifuza kuhagaruka mwana nta bibazo bya stress umusigira 5,000 ugasanga yabikoresheje icyo gukora cyanyacyo nabijyane gushyiraho wigi cyangwa inzara uwo mugore yarabuze ariko igihe cyose nzamubonera nzahita ndongora kuko ngewe na 5 byanjye nahita ndongora kuko mbere ngewe narebaga umukobwa nabona afite nyashi nabona ateye uko nshaka nkavuga ati ngo yewe nubwo yanyicira mu rugo namujyana ariko igihe kiragera ukabona yuko nyashi si cyo kintu cya mbere cyubaka yego umwana azifite itsoke ariko ibyo ushaka ibyo ukeneye mu mugore ubibonye mu mwana uwo ari we wese ukabona aritonda wamujyana mwana wifuza umugore umeze gute wifuza umugore umeze gute umugore unyubaha umugore unyumva umugore nsiga mu rugo nkamenya yuko nsize umugore nasize ibandi umugore wanjye ngenyine kuko kubona umugore wawe izindi niga zamwipambye kandi udafite n'udukuru twinshi muri karitsiye tw'abantu bagiye bamutamira umugore nk'uwo nguwo ari priceless kora we wese nibwo yaba adakora ariko ari tayari kuza tukarinda ibyanjye nagezeho sinzi imyaka ufite umugore ukurusha imyaka umugore aramutse akurusha imyaka we sinzi imyaka ufite ariko umugore akurusha imyaka aramutse andusha imyaka atandusha amahane nta kibazo The Zoom TV 24 kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24. Yes, iyi ni The Zoom TV 24 nkuko mubibona turi mu gitaramo cya Iwacu Muzika ariko tugenda tuganira n'ibyamamare bitandukanye turi kumwe na buri kantu na buri nguni sinzi niba bose muri kumwe. Ngiye banyita buri kantu umugenzi wanjye niwe bita buri nguni. Ese kubera iki buri kantu? Niyise buri kantu kubera ko nagerageje ibintu byinshi cyane mbere yuko ngera ahangaha. Nabaye umukomisiyoneri natanze abakozi bo mu rugo narogoshe nakoze ibiyede nakoze muri restaurant nk'umuseriveri nakoze ibintu byinshi cyane mbere yuko ngera ahangaha ku buryo yabambazaga icyo nkora naburaga icyo mvuga nkavuga ngo buri kantu nyine kose kabonetse ndakora ngiye mu ruganda rero rwa showbiz numva n'izina ryiza umuntu yakwita rikamugeza kure ubw'amahirwe biranakunda ndabikora ubu twavuga ko ukurikije ubuzima wari urimo mbere nuko watangiye wakwihiye ishusho ya nyuma yawe ishusho ya nyuma yanjye ni uburyo nifata nk'umuntu wabaye successful atari uko mfite amamodoka menshi atari uko mfite amataje menshi atari uko wenda mpiriwe kurenza abandi cyangwa mva mu miryango ya danje uko ndeba imbere hashize nkabona uko nari meze nuko meze ubu ngubu bitandukanye uri umuntu twavuga ko ukurikije ibyo ukora buri kantu buri nguni naho wavuye hari principe ugira ibintu ugendera ku byo uvuga ati ngiye buri kantu nduye umuntu ibintu ngenderaho ni bikeya cyane kandi ni ababyeyi banjye batumye mbigenderaho ngira n'amahirwe ngira igihugu cyiza kirimo amahoro ku buryo ibyo bintu ababyeyi banjye bambwiye ngenderaho bishoboka mu rugo barambwiye ngo igihe cyose tukiriho kuko mfite papa na mama ubu ngubu banankunda cyane barambwiye ngo igihe cyose tukiriho bifate nk'igishoro cyawe uzagerageza ibintu byose nibiramuka binanze ugahomba ugasubira kuri zero uzagaruke mu rugo tuzakwakira nk'umwana njyewe rero meze nk'aba forex trader kwinjira muri business ninjiramo full margin aba forex trader barabizi nje ninjira muri business full umukoko nshaka no gufata amafaranga ya nyuma mfite kuri banki yose nkahita nyashyira muri business kubera ko nzi neza ko mu rugo bambwiye ngo nibiramuka byanze uzaze mu rugo tukugaburire turacyafite imbaraga so rero ngewe nicyo kintu ngendera kuko ngifite ababyeyi ntabwo banabucengira ngewe
none n'iki gihugu kirimo amahoro umusaza bavuga ati mukorere urubyiruko njyewe nakora bibaye ngombwa mbuze n'igishoro nagurisha n'urubyiruko ariko iki gihugu nkagikoreramo. ntajya wigeze kugera ukavuga ati ibi bintu ncitse intege ngiye kubivamo cyangwa se ubuzima buranze? Icyo gihe ntabwo kijya kibura. Urumva iyo ukora bino bintu bitaguha umusaruro ukabikora ufite abantu banaguca intege bavuga ati dore nawe wigize umuhanzi waranze guhinga, ukabikora bamwe mu bakwegereye batabyumva baguca intege, ibyo bintu nyine bituma ucika intege. Ariko icyanyuma cyari cyinshi intege n'igihe twibwaga YouTube ebana guhera kuri 0 ugatangira bushyashya biravuna ku buryo nge YouTube nshobora kuba narayiretse nk'imyaka nk'ibiri. Buri ngundi buriya niyo mpamvu mushima cyane niyo wangaruye kuri YouTube. Ubundi nge nari nibereye TikTok nirwa nivugira ubusa kuri TikTok, ubundi byari birangiye kabisa. Icyo gihe rero baciyiba navuze kugira ngo mpere 0 nabireka, ndanabireka koko nigira mu kogosha, nigira mu gutanga ibintu byinshi cyane, nicyo niko byagenze. Muri ubu buzima iyo umuntu ageze ku bintu hari abavuga ngo ni umugisha ni Imana, abandi bakavuga ngo ni ugukora cyane. Uhagaze he? Byose ni ukuvuga ngo umugisha ubaho kuko hari benshi bagerageje nk'ibyo nkora bitakundiye, atari uko mbarusha wenda gukora cyane, atari uko mbarusha igishoro, kubera ko babigiyemo bikangatu ibintu hari igihe biba atari ibyawe. Njye nibaza yuko ari umugisha n'amahirwe byaje bisanga niteguye ndabifata birakunda. Nta kindi. Hari wenda sinzi ntabwo abantu benshi bazi profile yawe, uri umupapa uracyari ingaragu? Ndacyari ingaragu, nta mugore ngira nta n'umwana, ariko mba numva nshaka kubigira nkaba umugabo uhamye ufite aho naha mwana. Yapa nicyo wumva kuba wenda utaraba umugabo wubatse, sinzi niba hari icyabikubujije? Ikintu kiba kibimbuza ni uko abantu bakeka ko dufite abakobwa benshi dukundana, ariko mwabo benshi nta n'umwe muzima uba urimo mwana. So rero kubona umwana mwiza utari igihomora mwabana biragoye. Abagore ni ikintu cyabuze nawe uzagira ukubeshya, cyetse wishakira kuryoshya ba bandi bo kuryaho wigendera, abo ngabo n'ejo mu gitondo namubona. Ariko wa mwana uzasiga mu rugo ugasanga ibintu biracyari uko biri, ugasanga arakubaha ntabwo mwirwa muhanganye aguha amahoro. Wa mwana uzasiga mu rugo ukumva wifuza kuhagaruka mwana, nta bibazo bya stress umusigira 5,000 ugasanga yabikoresheje icyo gukora cyanyacyo nabijyane gushyiraho wigi cyangwa inzara. Uwo mugore yarabuze, ariko igihe cyose nzamubonera nzahita ndongora kuko ngewe na 5 byanjye nahita ndongora. Wigeze ujya mu rukundo se wenda biranga? Urukundo nta kuntu naba nararujyamo ku myaka yanjye, ariko nyine ugenda uramo n'ibizazane kandi nibyo bitugira abagabo tukamenya noneho ngo nitujya guhitamo ubukurikiyeho tuzahitamo tugendeye kuki. Sorry, kuko mbere ngewe narebaga umukobwa nabona afite nyashi, nabona ateye uko nshaka, nkavuga ati ngo yewe nubwo yanyicira mu rugo namujyana. Ariko igihe kiragera ukabona yuko nyashi si cyo kintu cya mbere cyubaka. Yego umwana azifite itsoke, ariko ibyo ushaka ibyo ukeneye mu mugore ubibonye mu mwana uwo ari we wese ukabona aritonda wamujyana mwana. Wifuza umugore umeze gute? Wifuza umugore umeze gute? Umugore unyubaha, umugore unyumva, umugore nsiga mu rugo nkamenya yuko nsize umugore nasize bandi. Umugore wanjye ngenyine, kuko kubona umugore wawe izindi niga zamwipavye kandi udafite n'udukuru twinshi muri karitsiye tw'abantu bagiye bamutamira. Umugore nk'uwo nguwo ari priceless. Ikindi ntago ngiye nzigera mbeshya umwana w'umunyarwanda ngo ndashaka umugore ukora. Uwo ari we wese nibwo yaba adakora ariko ari tayari kuza tukarinda ibyanjye nagezeho. Sinzi imyaka ufite umugore ukurusha imyaka? Umugore aramutse akurusha imyaka, we sinzi imyaka ufite ariko umugore akurusha imyaka. Aramutse andusha imyaka atandusha amahane nta kibazo. Atuje. Amahane urayagira se? Oya. Sinyagira, urumva rero aramutse yagira nabandaburije byatari. So rero imyaka nje nta kintu bivuze igihe cyose ngewe umuntu nzi neza yuko anyumva. Erego umuntu ubwira ngo icara hakahicara, umuntu ubwanga ikisingi shaka akabyumva mwana. Umuntu ubwatinge sinshaka ko wambara uko nguka akabyumva, sinshaka kugenda ijoro akabyumva. Umuntu nyine ubaha. Abagabo dukunda kuba abayobozi, udatuza ngo nkuyobore kandi simba ndi bukuyobore mu manga, mba ndi bukuyobore mu bintu byiza bituma numva ndinzwe
mu kazi kanjye mfite sekirite k'umugore wanjye arinzwe. Iyo utabyumva icyo gihe nubwo waba urinde sinagushaka, ariko ubyumva uwo waba uri we wese uri igitsina gore kuko sindi umutinganyi nakujyana njyewe. buri nguni mu buzima abamo yanga iki akunda iki? buri nguni yanga umuntu ukinisha akazi. Buri nguni buriya mu gihe cyo kunywa inzoga arazinywa, yanavukiye mu muryango uzemere kuko ni umukatolike, arazinywa ariko sazinywa cyane. Mu gihe cyo gukora nubwo yaba byagenze gute icupa itarishyira hasi akaza tugakora. Ikindi buri nguni ni wa muntu uba ucungana n'amafaranga, abareba muri konti urabizi YouTube ukuntu amafaranga agenda amanuka iyo turi muri ya matariki yo gukuraho, uko ifaranga riva kuri YouTube abareba bavuga ati buri kantu twongeye dushyireho irindi. Buri nguni nye ni wa muntu ukunda akazi bya hatari. Ese mwahuye gute? Twahuriye ku ishuri twariganye, tuba inshuti turakomezanya paka n'ubu. Ishuri barabashoboraga? Ku ishuri barabashoboraga. Njyewe none ninjye muntu wize mfite discipline irenze. Nasoje segonderi nta mubyeyi bantumye, ntatanye konduite mbi. Nasoje segonderi nta degani nimwe nkoze mu kigo ku buryo ngo umuyobozi avuga ngo buri kantu yari umuntu umeze gutya. Ahubwo abenshi baravugaga ngo ninjye uboshya, ngo ariko njye simbigemo kuko njye nabaga ndi umuntu uri pose. Ariko ibyo byose rero njyewe nabikoraga kubera yuko nabaga ndi umwana uturuka mu bakene. Habona rero kwigira umuntu wa danje bashobora kunyirukana no kwakata ikinsubiza mu rugo nk'umuntu ugiye muri weekend nkayibura, bigatuma nitona nkavuga ni njyewe reka mbe umuntu uraho utuje mu gihe cyo gutwika nzatwika. Muri ubu buzima wicuza iki? Ubuzima nicuza iki? Ubuzima njyewe akenshi ibyo kwicuza biba ari bike kuko mbifata nk'amasomo kuri njye, ariko ndicuza iyo mfashe umuntu nkamwubaha, rimwe na rimwe wenda n'ibintu bye nkabijyamo nkamuha umwanya wanjye, even n'amafaranga yanjye nkaba nayamuha n'urukundo rwanjye, ariko we ntabifate nk'ibintu by'agaciro, akabifata nk'aho mwihomaho cyangwa se ari igicucu yivumburiye. Ibyo bintu ndabyanga byatari, ni nacyo kintu nicuza mpita mvuga ni izi mbaraga nataye k'uyu muntu iyo nzita kuri mushiki wanjye abaryoshye, cyangwa iyo nzita kuri umumere wanjye abaryoshye, uretse ko n'ubundi njya kubarebaho n'ubundi umumere byagenze neza. Dusubiye inyuma hari amakosa ubona usubiye inyuma wakosora mu buzima bwawe aho bugeze aha? Kuba inshuti na buri muntu wese ndabyicuza cyane. Banumva nagira inshuti nkeya ziri real, apana zino zizanwa na fame z'ubugoryi ziza zimeze nk'amavampire. Hari inshuti tugira zimeze nk'amavampire zikunyunyuza zikakunyunyuza igihe cyose ukiri igihe cyose ubaye umuntu udafite ikintu bamariye zita zibura. Rero nifuza yuko ntakabaye ndi inshuti na buri muntu wese, nubwo natojwe gutyo, ariko mba numva kuba inshuti na buri muntu wese byoroshye, sigaye numva ari inenge kuri njye nanabyanga. Yego, dusoza nk'umuntu w'icyamamare, ubutumwa ufitiye urubyiruko ukurikije igihugu cyerekeza ndetse n'ubuzima, icyo ubuzima busaba kugira ngo umuntu abeho, ubwo urubyiruko warubwira iki abari mu myaka yawe, aburuta n'abakuruta? Urubyiruko ikintu cyonyine narubwira ni ukwiyizereramo, rugakora ibintu rukunda, ariko hari igihe usanga ibyo ukunda bitagukunda, ugerageza ibintu byose nk'uko na nyakubahwa wacu ajya bidutoza. Ikindi dufite igihugu cyiza n'umuyobozi mwiza, tuba dufite n'ubwoba kubera ko abari kugenda bamukuru cyane. Dusaba hari urubuga rwitwa kundwa.com, ntabwo nagenda ntamamaje, rufasha abanyarwanda bari singo kubona abakunzi. Umuhungu n'umukobwa bari singo bajyaho bagakundana bigakunda. Ikindi baba bafite na gahunda yo gukundana kuko nicyo kiba cyabajyanye. Abahungu kujya bishyura 2,000, abakobwa n'ubuntu. Ikindi abarundi niwe bagoranaga, ariko ubu ngubu hari izo bita za Rimikash na Ecocash, uramutse ufite ubushobozi n'amahera yawe urishyura ukajyaho bagahita baguha access. Ikindi nakubwira mu byitabire kuko ni by'abanyarwanda, hari izindi mbuga abanyarwanda bajyagaho zikora nk'iyo service, ariko zikabaca amafaranga menshi, ariko icyo si cyo kibazo. Ubu hano ikibazo cyose wagira ko yakora urw'abanyarwanda ubuza aho ubariza, kavuga ati ibingibi ntibiri kugenda neza mu mpindurire ibingibi. Mu gihe izo ngizo zo hanze nyine numenya ngo nyirazo ninde ngo ube wanamuganiriza. Ikindi ni made in Rwanda,
so mujye abantu bari singo mutazapfa mutabyaye mudakundanye kandi biryo. Ikindi kintu nababwira, mfite iyo bita buri kantu ati ari Kanombe, ikora intebe, igakora ibitanda, amagariderobe. Ni ukuvuga ngo ngiye ibintu byose bigendanye na furniture, ibintu byose bikoze mu mbaho, ibitanda byose ni jyewe ubikora. Duhereye Kanombe kuri kontineri 0786555146 tugane. Ikindi umenye yuko iki gihugu ni cyiza cyane, nibavuga ngo mukora iki mujye mubikora. Bye. Urakoze cyane. Merci. Kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga ahandi. The Zoom TV 24.